umusaza ngo bamwiciye mu iduka barangije amujugunya muri toilette ngaye nguko rero. Ubu turi mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye ngo umusaza wararaga izamu yasanzwe mu bwiherero yapfuye. Umusaza w'imyaka 31 yasanzwe mu bwiherero bwegereye iduka yarindaga yapfuye bikekwa yuko yishwe n'abagizi ba nabi bandibye rwose aho yarindaga. Byabaye mu ijoro rya tariki 17 rishyira kuri tariki 18 Nyakanga 2023 bibira mudugudu wa Rusisira akagari ka Matyazo mu murenge wa Ngoma ho mu karere ka Huye. Abagezeho byabereye imbere bavuze yuko ngo uyu muzamu asanzwe mu bwiherero yubitsemo umutwe iduka rwose arindaga ryatobowe rinibwamo rwose ibintu byinshi cyane. Dusaba Imana akoreshaga uyu muzamu muri iri duka yabwiye ikinyamakuru igihe dukesha aya makuru ko uyu muzamu bari bamaranye amezi 4 kandi rwose ari umwizerwa mu kazi k'umutekano yakoraga. Uyu mubyeyi yavuze yuko ubwo babyukaga bahurujwe n'abaturanyi mu gitondo batunguwe no gusanga umuzamu wabo yapfuye ari mu bwiro bwa butike bigaragara ko yishwe. Yavuze ko abamwibye bacokuye inzu baturutse inyuma bakinjira bagatwara ibintu rwose bitandukanye birimo inkweto, ibyo kunywa bidasembuye, amavuta yo kwisega no guteka ndetse ngo n'ibindi byinshi bifite agaciro k'ibihumbi 850 y'amafaranga y'u Rwanda, amafaranga menshi. Undi muturage uri mu nzego z'imaze zishinzwe umutekano utashatse kwivuga yavuze ko kino kibazo cy'umutekano muke muri Matyazo rwose gikeneye izindi imbaraga za polisi ndetse n'ingabo kuko rwose ngo kitari kirundo risanzwe. Yavuze ko intombe z'ibisambo n'abamwe ibiyobyabwenge nka kanyanga muri kano gace ka Matyazo rwose bazwi ariko kibara ari ubufasha bw'inzego zifite ububasha zikabahashya. Anavuga ko ngo abakunze gufatwa bahita bagarurwa bityo bigaca rwose intege abaturage mu gukomeza gutanga amakuru. Wabyumvishe ngabo bafashe bahita bagarura bigatuma abaturage batongera gutanga amakuru kundi. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo yavuze ngo iki? Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CP Kamanzi Hasani yabwiye ikinyamakuru igihe kanyu makuru nabo bayamenye ndetse bihutiye kujya rwose bari kumwe na RIB maze basanga umuzamu ari mu kigero cy'imyaka 61 warindaga iduka koko yishwe akaba yishwe n'abagizi banabi bahise bacika. Ako kanya rero bagize bahita bafata umurambo bahita bawujyana. Ati umurambo bajya mu kubitaro bya CHB mu gihe ubugenzacyaha bwatangiye iperereza. Polisi ifatanyije n'izindi nzego ndetse n'abaturage bakomeje guhiga bukware ababigizemo uruhare. Yakomeje avuga ko polisi yanganishije umuryango nyakwigendera abandana no kwibutsa abishamiye kurwa bigayitse bihungabanya umutekano n'ituze ry'abaturage kubihagarika kuko polisi itazabihanganira habe na gato kandi kuko kubahiriza amategeko bireba buri wese. Ngaye ngo kumva ko umusaza w'imyaka 31 yishwe ndetse bakemara kumwica bamukuye mu idukundo gatamujugunya muri toilette rwose hanyuma mu gitondo abaturage akaba ari babonye umurambo bagata bahuruza. Ariko ngo rumwe mu nzego zishinzwe umutekano wavuze yuko ikibazo cya mbere bafite ari uko rwose ngo bajyana bagata bagarura bigatuma abaturage batongera gutanga amakuru kundi bavuga ko rwose nubwo batanga amakuru abo bagenye bahita bagarura ubundi rwose imigambi y'ubugizi bwana bigakomeza. Ngaye ngo kore kino kibazo barakivugaho iki? Reka turindire tuzamenya amakuru azavamo nyuma. Mbabwira ni karagace mu cyari mwe Nyabari Obedi kama Kawida nangi ni soko y'amakuru arukurikiye ibingi kabyabire mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye. Obi Time News.